byose nk'uko yari abivuze. Byose bishyikirizwa muri Kristo wenyine, niho tubibonera. Ku bamwizeye ariko bakemera izina rye, yabahaye ubushobozi, niko Yohana yavuze ngo yabahaye ubushobozi bwo kugira ute, bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo byose ni muri Kristo Yesu, ni mu ibanga rihishiwe. Amen. Umenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe. Haleluya. Umenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Haleluya. Amen. Iri jambo ryamfashije ku Mana Data, kuri Kristo ndetse no ku Mwuka Wera. Hano yavuze Imana Data mu cyubahiro cyayo ikomeye yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo izo mbaraga z'Imana yacu uzisobanukirwe. Birasaba mu kwizera Yesu Kristo. Kwizera Yesu Kristo urabona araguha Umwuka Wera, uragufasha kumenya imbaraga mu bwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye. Haleluya. Kugira ngo tuburiye kuba tutakabona bakavuga bati rero muri 2025 muri isi igiye kuzarimbuka, ugasanga abakristo batitwajira n'ubundi tugurije ibyacu ibintu byo kuzigama turapfuye. Tumenye imbaraga, ntabwo twamenye imbaraga zidukorera ngo tutafite uwo mwuka. Haleluya. Amen. Amen. Kuri Vincent waje nyuma twari turi gusoma mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kuri 23. Sanze turi kwibaza iki kibazo tumaze kuvugaho cya kabiri kivuga ngo ibyo nsomye biranyigisha iki ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Twari tumaze kumvaho byinshi, tugiye kumva icyo umusomyi atubwira. Hano hari ikibazo gikomeye cy'uko dushobora kuba tutazi imbaraga z'Imana. Kuko niba imbaraga z'Imana uko zingana, rero yaremye ibintu byose n'imbaraga zayo ibyo tubona byose, ariko noneho ikongeraho ijambo ngo iziha twebwe kandi ari Isirayeli, tukaba tutabasha kuzizera, tukaba ari ikibazo kuri twebwe. Hari ikindi navuga, hari ikintu nsobanukiwe ku Mana. Dushobora gufashwa n'ijambo Pawulo arangije ashimira Abefeso uko bizera, ariko arangije ngo abashimira Imana kubera ko ariyo intekerezo ko Imana ariyo itanga kwizera, ibashoboza kwizera. Noneho ngo mbasabira ngo ibaho umwuka wayo. Hari ikintu nsobanukiwe ku Mana, Imana niyo itanga umwuka wayo kugira ngo noneho uze kuyisobanura. Muri make abantu turushaho gusobanukirwa Imana, ariko ari Umwuka Wera uyidusobanurira. Kandi ubwo iwuha abizeye, noneho bagasobanukirwa iyo Mana noneho yabahaye uwo mwuka. Noneho ikindi ni Imana itanze yo ijya itanga Umwuka Wera wo kuzisobanura. Muri make ngo uwo Mwuka Wera nadusobanurire imbaraga igiduhereza, igiduha twebwe abayizera. Sobanukirwa ko Imana itanga impano, ariko igatanga n'uburyo bwo kuyisobanukirwa iyo mpano itanze. Hari igihe ubundi umuntu aguhereza itekero, wenda umwana yigeze asura ababyeyi be, yari umusirimu, arangije ngo abahereza ibikoresho, abahereza amasafuriya, abahereza amabasi. Umubyeyi arangije ngo afata ibasi, arangije avuga ati umunsi ndaza guteka muri kano gakoresho umwana yanjye yanzaniye. Arangije agashyira ku ziko, aracanira, karashya. Ariko ku Mana ibyo ntabwo bishoboka. Imana yo wayizeye iguhereza impano y'imbaraga, igushyiramo imbaraga, ikaguha na Mwuka Wera kugira ngo usobanukirwe imbaraga ziri muri wowe. Ntidufite gutinya. Amen. Reka twumve icyo umusomyi tubwira. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 5 kwezi kwa 12. Twari turi gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kuri 23. Twibazaga ikibazo tumaze kuvaho cya kabiri kivuga ngo ibyo nsomye biranyigisha iki ku Mana Data twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Hanyuma reka twumve icyo umusomyi atubwira. Haranditswe ngo bashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze
twabibonye ku murongo wa 16. Pawulo yasengeye abakristo ba Efeso ngo bahishurirwe ubutunzi bafite uburyayi bwinshi muri Kristo, kandi ngo bahishurirwe ubutunzi bw'ibyo basanzwe bafite muri Kristo. Twabisomye ku murongo wa 17. Yabasabiye guhishurirwa umuhamagaro wabo. Barahamagawe bavanwa mu mwijima binjizwa mu mucyo w'itangaza. Turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 ku murongo wa 9 haranditswe ngo: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Twakene ijambo ry'Imana. Amen. Dushimira Imana. Haranditswe ngo dukomeze, ndetse bambikwa ubwiza kubw'ubuntu bw'Imana. Nanone turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 10. Wahageze? Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya bose ubwayo ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Amen. Yego. Zakongerera ikemwe. Imbaraga. Amen. Amen. Umuntu umwe yaravuze ati, ntacyo nzamarira umuntu. Haranditswe ngo arabasabira ngo atwongere dukomeze, arabasabira ngo bamenye ubutunzi bw'iby'Imana izaragabera. Twabibonye ku murongo wa 18. Ndetse ngo bamenye imbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Twabibonye ku murongo wa 19 kugera kuri 23. Umuntu umwe yaravuze ati, ntacyo byamarira umuntu kugira ubutunzi bwinshi niba adashobora kuburinda no kubukoresha. Nicyo gituma umukristo akeneye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo amenye kandi akoreshe impano zose abonera muri Kristo. Amen. 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 Imana ishimwe. Hari umuntu wabonye icyo yatubwiraho kuri ubusobanuro bw'umusomyi abibwirijwe na Mwuka Wera? Hari icyo yaba yatubwiraho bitewe n'ibyo tumaze kumvaho? aka kantu bavuze umuntu umwe yaravuze ati, ntacyo byamarira umuntu kugira ubutunzi bwinshi niba adashobora kuburinda no kubukoresha. ngo nicyo gituma umukristo akeneye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo amenye kandi akoreshe impano zose abonera muri Kristo. Ako niko ngenewe nibanze. Ako kantu bivuze Eric Warren yaranditse mu gitabo ubuzima bufite intego, aravuga ngo umuntu umwe byibura uyifitemo impano 700 ngo Imana yamuremanye ziba zikwihishe ko zishobora gukora neza utazi. Iyo ugenda urushaho gusabana Mwuka Wera uzasanga umuntu yaba ngo ufite azongera, uzasanga umuntu ari gukora ibintu byinshi kandi akundi kubera impano ifite. Hano kuri ubutunzi dukeneye Umwuka Wera, uzasanga Abakristo uzasanga umuntu turi kurasa ntabwo ashoboye no gucurira ntabwo ashoboye no kubwiriza ntabwo ashoboye gusenga reka ukibaza none se ati jewe buriya kwicara agatuza buriya nicyo Imana yampamagariye. Ariko muri Kristo bazana n'umwana urwaye inzoka reka njye sengera abarwayi, ariko muri Kristo twifitemo ubundi bushobozi tutari twamenya uko Umwuka Wera azagenda twuzuza, tuzajya tugenda dukora. Amen. Hallelujah. Hari iri jambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 10. Muri Bibiliya ntagatifu hari ukuntu ngiye harimo akajambo kamfashije cyane, noneho katwumva ukuntu hatubwiye ngo nyamara nimumara kubabazwa igihe kigufiya, Imana nyir'ubuntu bwose yo yabahamagariye ikuzo rihoraho muri Kristo izabasubiza imbaraga, ibatera inkunga, ibakomeze kandi ibagire indatsimburwa. Amen. Ngo Kristo Imana izadutera imbaraga, izadutera inkunga. Dukeneye iki? Cyane kuvuga ngo dukeneye inkunga y'Imana. Kandi ubuyobozi sante yabaye ngo
5:10 ni muri Bibiliya ntagatifu. Katwonge tuhasubiremo. Nyamara nimumara kubabazwa igihe kigufiya, Imana nyir'ubuntu bwose yo yabahamagariye ikuzo rihoraho muri Kristo izabasubiza imbaraga, ibatera inkunga, ibakomeze kandi bagire indatsimburwa. Imana irabizi ko natwe dufite nta nkunga twifitiye. Nangiye kuvuga ngo dufite inkunga nkeya ariko nta nayo. Yego. Nangiye kuvuga ngo dufite inkunga nkeya ariko nta nayo, turebye twebwe ubwacu nta nkunga dufite. Ariko Imana izadusubiza iki? Imbaraga. Hanyuma nimara kudusubiza imbaraga izanadutera inkunga. Imana ishimwe. Dukeneye inkunga y'Imana. Turayikeneye. Yego yemwe. Inkunga y'Imana turayikeneye. Hari undi wabonye uko umwuka yamwemeje kutubwira no kubyumva. Kuri ubu busobanuro bw'umusomyi hari uko yatubwira akabidusangiza, hanyuma tugakomeza izindi gahunda. Jena ngiye kuvuga mwabivuze akantu kanyuma gahera mu musomyi kavuga ngo nicyo gituma umukristo akeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo amenye kandi anasobanukirwe kandi akoreshe impano zose abonera muri Kristo. Kugira ngo umuntu asobanukirwe impano zose abonera muri Kristo, nagerageje gukora ubushakashatsi nsanga hari impano mfite ntazi. Noneho nsanga izo nzi ni nkeya ndetse n'izo nakwemera zitagira ikintu zikiza, ahubwo izo ntazi nizo zikora umurimo ukomeye kuruta izo nzi. Mu yandi magambo, umuntu aba ari unique. Buri muntu afite ikintu ashobora gukora cyakiza ubuzima bw'abantu n'ubugingo bwabo, kuko buri muntu afite muri we imbaraga abonera muri Kristo. Kuko iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gishya bya kera bigashira, Imana imuremera imirimo mishya muri Kristo kugira ngo ayigenderemo. Iyo yiteguriye kera sitarari, umuntu atangira ubundi buzima bushya. Iyo ugezemo rero hari izi mpano z'umwuka uhabwa kugira ngo ubashe kuzimenya zose. Hari umuririmbyi wavuze ngo, aravuga ngo sinamenya imigambi ye, aravuga ngo nzi kimwe cyo, nzi kandi ndi ubudasiba, ngo kandi yuko nkunda akaramata. Bandi magambo ngo niba ufite impano dufite ziri mu biganza bye, biradusaba kugira ngo dusabe umwuka wera w'Imana adusobanurire gukoresha impano zose yaduhaye kandi neza. Kuko impano dufite nizo zonyine zishobora kuba zarokora ubuzima bw'abantu. Kuko kubwira abantu ngo ukababwira ibintu bidahari ntabwo ari byo. Ahubwo izo mpano iyo zijyanye n'imbuto biraryoha, umuntu agakora umurimo anezerewe kuko yabashije bazari umuntu yisobanukiwe. Muzabibonera cyane ku bantu bakunda gukora ibintu bibi, kumubwira ngo uri mwiza. Donc n'ijipo niba yambaraga igeze mu mavi yahita yigeza kuko atangiye gusobanukirwa ko ari mwiza. Noneho nawe ibaze gusobanukirwa ko amaze kugera muri Kristo, urebe imirimo. Niba waramaze nyine kwerura koko cyangwa niba ukishidikanya, wizere Imana cyane igusukeho umwuka wera. Nugusuka igusukeho umwuka wera kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ukuntu wakoresha impano yaguhawe. Amen. Uvuze ibyo bintu anagabanya bya bintu mujya mwiga muri shimi, sinzi niba ari shimi, activation nabyo agabanya low rate of starting reaction, agabanya energy ziragabanuka, zawe ziba nkeya akakudomina, zikagaza Imana ishimwe. Barakandi kajambo kamfashije. Hano ni mu musomyi, ubusobanuro bw'umusomyi avuga ngo umuntu umwe yaravuze ati ntacyo byamarira umuntu kugira ubutunzi bwinshi niba adashobora kugira ute kuburinda no kubukoresha. Amen. Buriya rero aricyo namaze kumenya. Imana ntishobora kuguhereza umugisha itaraguhindura umugisha. Ntabwo nzi niba mubyumvisha. Itaramenya neza ngo ube mu mugisha. Ntishobora kuguhereza umugisha utaramenya guhagarara neza muri uwo mugisha, ahubwo abanza kukwigisha uko uzawubamo. Kandi Imana ntishobora kuguhereza ubutunzi utaramenya neza ko uzabuhagararamo. Niba ubwo butunzi guhaye uzabukoresha iby'icyubahiro koko ukabibamo neza. Hari igihe Imana ibona ko niduhereza ubutunzi n'inshuro n'isaha imwe wabonaga yo kujya gusenga utazongera kubona uwo mwanya, ikabikwima ikaguhombya bimwe ikakungura kugira ngo yunguke byinshi.
niyo mpamvu uyu musomyi yavuze ngo umuntu umwe yaravuze ati ntacyo byamarira umuntu kugira ubutunzi bwinshi niba adashobora kuburinda no kubukoresha, nta nicyo byamarira Imana ubwayo. twara akajambo wari uvuze gatumye ntekereza ibintu byinshi cyane, nko kuguhindura umugisha. Yabanje kuyibwira Aburahamu ngo nzaguhindura umugisha. Ntabwo Imana ishobora kuguhereza umugisha itaraguhindura umugisha. Yego, Imana ibanza kuguhindura umugisha, hanyuma ikaguhereza umugisha, ikakwigisha n'uburyo uzaba muri uwo mugisha ukawuhagararamo neza. Amen. Nta nubwo ibashobora kuguhereza ubutunzi, yego, nta nubwo ishobora kuguhereza ubutunzi utazabona ko uzabikoreshereza iby'umumaro ngo ubihagararemo neza koko ube ubutunzi. Ubanza ubu ubutunzi wowe ubundi, ubanza ubu ubutunzi bw'Imana mbere y'uko ibiguhereza. Ibanza kuguhindura ubutunzi. Sinzi niba muri kukumva neza. Ibanza kuguhindura ubutunzi kugira ngo iguhereze ubutunzi, hanyuma uzayikore ubutunzi bwawe buzunguke bwungukire benshi. Amen. Murakoze. ariko hari akantu ahise anyibutsa keza ari kuvuga kuri ubu butunzi. Dusoma ijambo ry'Imana, twavuga mu ijambo ry'Imana ngo Yesu aravuze ngo nimuguma muri iryo magambo yanjye aguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Umuririmbyi wagize umwuka aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware iyo twizeye amagambo ye kuko yatubwiye. Akenshi iyo nufata iri jambo ry'Imana wa mwuka kubera ko tureberaga ku mwuka ariko tukeneye, iyo ijambo ry'Imana rifashe nk'inyuguti ni nko kuko baguhereza inkota ukagenda ukayirambika ku runyanya. Ushaka urunyanya rukiriho rwaba warubita igipondo ruba rukimeze neza uko rwari rukimeze, kandi washyizeho mu inkota icyayi birasaba ngo uyikoreshe ukate. Iyo ufite ijambo ariko nturyapurike ngo urikoreshe umwuka wera aze akurikirane rya jambo, satani akagutera ufite ijambo pe. Niyo mpamvu ngo bapfa bari bafite amatabaza rigenda avuga n'ijambo ry'Imana, ariko nta mavuta, nta mwuka wera wari ukurikira iryo jambo. Dukeneye rero kugira amatabaza ariko dufite n'amavuta kugira ngo ijambo turikoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibakugishe. Murakoze. birasaba gusaberana no gusenga. Hari umurongo njye nari nabonye twazirikana, Niwo twari tugiyeho ureba umurongo wo kuzirikana. umurongo wa 16 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Yababwiye amagambo meza narayakunze. Aravuga ngo mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Njye nabonye umurongo wa 17 uwo ukurikiyeho, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Amen. Ni umurongo wamfashije numvaga twazirikana. Wa 18 naho ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niba bahamagaye, menye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Se ko mbona ari byo. Ibyo yakoreye muri Kristo ubwo yamusuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Urumva uno murongo ni mwiza Nanjye kuri uyu murongo wanjye wa 17 twumvishe dukeneye gusaba umwuka wera ngo turusheho kumenya Imana no gusobanukirwa nayo cyane, kandi dukeneye umwuka w'ubwenge. Imana iduhereze umwuka w'ubwenge. Numvishe ngizemo icyifuzo. ni nk'ahari senta y'ibintu kuko byose bizabaho. Imana data wa twese imaze kuduha umwuka wayo nibwo azabera ibintu byose, amaso y'imitima agahweza, tukamenya ibyo twiringizwa, tukamenya n'ubwinshi bw'imbaraga yakoresheje uzura Kristo. Nubwo ari umurongo wa 17 ariwo senta yawo niyo twazirikanye, gusa n'iyi ngiyi nyine tukayizirikana tukaberesheho, ariko tukazirikana iki kintu dusaba umwuka wera kugira ngo itubereze irihishurirwa. Tumara kubona irihishurirwa tubone ubutunzi bwose butagira akagero buri mu butunzi cyangwa se buri mu mazi. biradusaba no gusengerana cyane tugasabirana, kuko yatangiye ku murongo wa 16 ngo mbashimira Imana nkabasabira uko nsenze. Nyine nanjye niyo mpamvu nari nawukunze. Muri kwa kubona umwuka wera, uzi ko hari umusaza wajyaga asenga muri kilometero 48. Imana ikuzana umwuka wera mu rusengero ari mu rugo iwe,
abantu bakaza bakihana mu rusengero barimo barasengera mu rugo. Biradusaba imbaraga kuko ushobora gusenga saa 9 z'ijoro uri mu rugo iwawe, Imana igakiza Germaine yararwaye ari mu birori atabizi, ikamuza umwuka wera, ikaguza umwuka wera radi, kandi uri mu rugo iwawe njye ndi mu rugo. Ni imbaraga. Paulo ntabwo yajyaga we majyaga asengera amatora, yarabandikira akanabasengera, uri bukajya handa akavuga ngo mbese mwabatijwe mu batizo kingwa yewa se muza umwuka wera ngo oya, abarambikaho ibiganza arabasengera buza umwuka wera. Nari nawe kunze ariko nacyo tuzikana 17 17 hari ukuntu uvuga muri Bibiliya ntagatifu bivuga neza cyane, avuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yo mubyeyi wuje ikuzo nibahe, noneho bari gutaba duhereze, nibahe umutima w'ubwenge n'ubujijuke maze muyimenye rwose. Amen. ubwo tuzure mu 17 wari dufite 16 na 17 harimo kama urakoze cyane. aho zikare none ne wazi abantu utase tware yombi turavugira rimwe twese. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17 haranditswe ngo bashimira Imana uko nsabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Amen. Bitume muyimenya. Tuyisubiremo neza twese. no kuri 19 nta karimo, no kuri 20 nta karimo, no kuri 21 nta karimo, no kuri 20 akadomo kari kuri 22. Reka twongere tuyisubiremo rimwe. Ni 16 na 17 yego 1 2 3. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa mbere ni igice cya mbere tugendere rimwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17 haranditswe ngo ndashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ari na Data wa twese icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye Claude waje nyuma, twakiriye na Claude wundi waje nyuma, twakiriye na Vanessa mwiza. Imana ibahe umugisha kuko mwese mwaje mukitabira. Imana ibahereze umugisha. Mwanya wanjye uri kugera ku musozo. Ndabashimiye cyane. Reka twakire perezida duhereze amatangazo. Murakoze. Ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ko ariyo yonyine iduha umwuka wayo wera kandi ikadushoboza kugira dukora uyu murimo. Ariko tugeze umwanya mwiza wo kwakirana. Reka nemerera abantu biga mu wa 3 bari abayobozi baciye imigisha cyangwa se baciye igihe bahaguruke badusuhuze.